ngaha turaje nyagasani turakwitabye karame ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatatu tariki 22 Mutarama 2024. Ngaha amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 7 n'umurongo wa 10. Muri iyo minsi imiryango yose ya Isiraheli isanga Dawudi i Heburoni, maze iramubwira iti, ngaho twitegereze turamagufa yawe n'umubiri wawe. Kera igihe Sawuli yarakiri umwami wacu, niwe watabaranaga na Isiraheli kandi ugatabarukana nayo. Kandi rero Uhoraho arakubwiye ati, niwe uzaragira umuryango wanjye Isiraheli kandi niwe uzamutwara wa Isiraheli. Nuko abakuru b'imiryango ya Isiraheli bose basanga umwami i Heburoni, maze umwami Dawudi agerana nabo isezerano i Heburoni imbere y'Uhoraho. Nuko basiga Dawudi amavuta abo umwami wa Isiraheli yose. Ubwo Dawudi abaye umwami yari afite imyaka 30, amara imyaka 40 ku ngoma. Yabaye umwami wa Yuda imyaka 7 n'amezi 6 atuye Heburoni, abo umwami wa Yuda na Isiraheli imyaka 33 atuye Yerusalemu. Hanyuma umwami n'ingabo ze batera Yerusalemu kurwanya abahebuzi bari batuye icyo gihugu. Nuko babwira Dawudi bati, ntuzinjira hano, impumyi n'abacumbagurika nibo bazabikubuza. Ibyo byashakaga kuvuga ngo Dawudi ntazinjira hano. Nyamara Dawudi afata ikigo cya Siyoni gihinduka umurwa wa Dawudi. Dawudi akajya arushaho gukomera, kandi Uhoraho Imana umugaba w'ingabo yari kumwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe. Kera wavuganye n'abayoboke bawe mwibonekerwa, maze uravuga uti, nateye inkunga umuntu w'intwari, umwana w'umusore mutora muri rubanda. Nsanga Dawudi yambera umugaragu, maze musiga amavuta yanjye matagatifu. Ikiganza cyanjye kizamuramira, n'ukuboko kwanjye kuzamutize imbaraga. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe, maze azegure umutwe kubera izina ryanjye. Nzamuha kugenga inyanja, azagire n'ububasha ku nzuzi. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko umutwe wa 3 umurongo 22 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe abigisha amategeko bari bavuye Yerusalemu baravuga ngo, yahanzweho na Beelzebuli, kandi ngo umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Nuko Yezu abakoranyiriza iruhande rwe, ababwirira mu migani ati, Sekibi yabasha ate kwirukana? Ingoma yibyayemwe amahari ntishobora gukomera, n'umuryango wabyaye amahari nawo ntushobora gukomera. Niba rero Sekibi yirwanya akicamwe ibice, ntaba gikomeye akekaba kashobotse. Kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahure ibintu bye atabanje kuboha uwo munyamaboko, hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazakizwa ibyaha byose bakoze, ndetse n'ibitutsi batutse Imana. Nyamara uzaba yaratutse Roho Mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi bibaho, ahubwo azashinjwa igicumuro cye iteka. Yezu yababwiye ibyo abitewe nuko bavugaga ngo yahanzweho na roho mbi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Muhore mwiteguye kandi musenge, kuko mutazi umunsi n'igihe. Dore umwanzi wanya hora bahigahiga, akintari tontomera mu ishyamba. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro, mube maso kandi muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi n'igihe. Shitani umwanzi wacu Sekibi kareganye ahora kubita agatoki kandi aduhigahiga kugira ngo agire gute, kugira ngo atugushemo. Ariko iyaba twafinduraga amayeri ye. Amasomo kizu byacu duteguriye uyu munsi aradufasha gufindura amayeri ya Sekibi, aho Sekibi hose agenda dutegera agira ngo atugushemo. Imitego ya Sekibi, ese mubyeyi w'imitego ya Sekibi ushobora kuyitegura muri ubu buzima? Uzi ko ashobora no kugutegera mu nzu urimo, akagutegera ku byo ukunda, akagutegera mu mutima wawe, akagutegera ko mubana. Nuko rero yamara kugutega akakugusha, wamara kugwa ukagusha amazuru. Rero intego remezo tugiye kuzirikanaho iragira iti, gufindura amayeri ya Shitani.
mubyeyi nawe uze kuvanga kuri buri munsi wamaze gufindura uburyo Sekibi agushukamo, kandi buri wese aba afite uburyo bwe Sekibi amugusha neza, yarangiza kukugusha neza ubundi akaza kukugusha neza wese nyine kugeza ku ndunduro. No gufindura amayeri ya Sekibi uyu munsi. Ese wowe Sekibi ntarakugusha? Waraguye? Aha, numara kumva iri jambo ry'Imana ukarizirikana, ndabizi neza ko hari aho Sekibi wasanga yari yaratangiye kugenda igushuka, uraza kugerageza uyihambure. Uko wakwihambura Sekibi iri gushaka kugushuka? Findura amaheri ya Sekibi. Tujya kuzirikana ku ngingo 3 ziza kudufasha kuzirikana ndetse no gusobanukirwa ubugome bwa Sekibi, Shitani, uburyo ishaka kugenda iducurika, ikongera ikaducuranura, ubundi tukabura iby'Imana, ikabira twigaruriye ubwo ngubwo. Ese koko nanjye nemere Sekibi anyigarurira? Ntibikabe. Tuzirikane ko Sekibi akunda cyane. Mbere yuko nkubwira ingingo 3 tujya kuzirikanaho, ndifuza gukubwira ukuntu Sekibi akora n'ukuntu akoze. Sekibi ngo abantu batazi Imana, abantu batemera Imana, abanyantege nke mu by'ukwemera, aho ngabo Sekibi ntacyo ngo bajya batwara. Ahubwo abo Sekibi akunda cyane kandi yibandaho ni abantu nyine bakataje mu kwemera, de mystique, abantu bakomeye mu misengere, abantu badasiba gusenga, abantu babanye neza, ahantu hari ibyiza, aho Sekibi ngo ntahatangwa. Reka rero turebe ingingo 3 zidufasha gufindura amayeri yose ya Sekibi. Icyambere tujye kureba, tugiye kujya mu ishuri rya Yezu. Turaza kureba ikiranga ishuri rya Yezu. Icyakabiri turaza kujya mu ishuri rya Sekibi. Uze guharunguruka ntuze guhatinda, aho dutindira mu ishuri rya Yezu. Icyagatatu noneho cyanyuma turaza kuzirikana amayeri ya Sekibi. Bityo urebe uburyo wafindura nyine ayo mayeri ya Shitani iza kugushuka igashaka kugutamo. Reka duhere ku ngingo ya mbere, ishuri rya Yezu. Ishuri rya Yezu riri mu iki? Ishuri rya Yezu nyine ni rya shuri wigamo, warangiza kwigamo ugasohoka ufite impamyabumenyi ndetse n'impamyabushobozi mu bumwe, l'unité. Uri umuntu mwiza, uvuga neza, uri umunyamahoro, ukora neza, ufite ubusabane hamwe n'abandi, wuzurana n'abandi. Impuhwe z'Imana n'ubudahemuka bw'Imana bikaba bikuriho nk'uko na Zaburi yabitwibukije. Kuko umuntu wese utinya Imana aba ari mu ishuri rya Yezu nyine, abakurikiye kandi agakurikiza Kristo nyine. Ngiryo ishuri rya Yezu tugomba kwinjiramo, tukazasohokamo turi abantu beza, uvuga neza, witwara neza. Ariko mu ijambo rimwe twahinira mu ishuri rya Yezu ryitwa ubumwe, kubera ko na Yezu nawe ari gahuza miryango, icye no kugira ngo agire ate aduhuze. Gusa turaza kubona ko amaheri ya Sekibi azana none ntakangwa na Yezu, ntakangwa n'Imana. Akunda cyane aho Imana iri kugira ngo irebe ukuntu nawe yanusuraho dukeya itatanya abana b'Imana. Mu gihe kwa Yezu batondagura inshinga yo kunga ubumwe, yo kwa Sekibi ni kujya gute? No gutatanya, gusenya. Kwa Yezu no kubaka, kwa Yezu no gushyira hamwe, kwa Sekibi no kugira gute? No gusenya nigatanya. Twumvise no mu isomo rya mbere uburyo habonetsemo abagiye mu ishuri rya Yezu. Umwami Dawudi ni nkaho yari mu ishuri rya Yezu, yatangiye ubutumwa nawe afite imyaka 30. Njyo Yezu yatangiranye nuko ayobora ngo imyaka 40. Ibi bikatwerekeza nanone uburyo Dawudi nk'umwami Imana yishyiriyeho, Dawudi kugira ngo akomeze guhimbaza Imana. Turazirikana ibintu bibiri byagaragaye ho ubumwe muri iri somo rya mbere. Icyambere tuzirikana nuko Dawudi yemeye agasigwa amavuta, agatorwa. Yasizwe amavuta inshuro 2. Ubwa mbere yasizwe na Samweli, bigaragara ko Imana ubwayo ariyo yitorera. Nuko rero bwa kabiri asigwa amavuta n'abayobozi, abakuru b'umuryango. Bikagaragara ko abantu nubwo badatora ariko baratoranya. Nguko uko ubumwe mu bantu, Imana yifuza ko niba iguhamagaye ugomba nanone kwisanga mu ikoraniro ryabuhamagariwe kuyobora, mukabana, mukunga ubumwe, mugakora neza, mugatahiriza umugozi umwe. Kuko aho Imana iri haba hari ubumwe, ubwumvikane, amahoro, nk'abantu nyine basizwe cyane cyane abakristo, babandi basangira ukarisiya bagahinduka abana b'Imana.
ngubwo ubumwe buranga abana b'Imana. Ngira ishuri rya Yezu. Ese mu Kristo muvandimwe nawe uri mu ishuri rya Yezu? Ko wabatijwe ugasigwa amavuta nawe nk'uko Dawudi twabyumvise, nawe uri mu ishuri rya Yezu? Cyangwa uri mu batoteza Yezu bagahangana na Yezu bagapinga Yezu? Reka twumve bwa kabiri ishuri rya Shitani ikiba kirigize. Ishuri rya Shitani higamo abantu b'inkwakuzi nyine, nirinze kuvuga nk'amashitani, nawe uze kureba niba utararyinjiramo, bityo urangiza waraminuje mu byaha bitandatu nk'uko n'ivangiye biciyemo amarenga. Ibyaha bitandatu bikorwa Roho Mutagatifu, nuko rero ukazasohokamo uri inzobere, uri icyamamare, ukomeye cyane, uri umuntu ukomeye kwa Sekibi. Ishuri ryo mu wa mbere ngo ni ugushidikanya ku mpuhwe z'Imana. Hanyuma warangiza ukimukira mu wa kabiri guheranwa no kwiheba, ukimukira mu ishuri rya gatatu iyo umaze kubona amanota ahagije, gushidikanya ku kuri, ubwo uburangije nka tronkome icyiciro rusange. Mu wa kane noneho wigamo kugirira abandi ishyari, nka rya shyari Sawuli yari afitiye Dawudi atazi ko ari umwami watowe n'Imana. Hanyuma mu wa gatanu ni ukwizirika ku cyaha, ku buryo hari aho bigera nyine isayo, ukivuguta mu isayo kubera ko wabaye imbata nyine ya Sekibi. Aho ngaho ubutangiye uba uri hafi gusoza amashuri yisumbuye hafi aho ngaho. Noneho ugeze mu wa gatandatu ni ishuri ryitwa kwanga kwihana kugeza gupfa. Ndakubwiza ukuri ngo iyo urangije mu masomo ukomeza unonosora, ubwo ni nka za profesora gaheraheza nyine, ukomeza unonosora mu gutukana, mu gutongana, mu gufunga umutwe no kunangira umutima, ari nacyo cyaha none cyo gutuka Roho Mutagatifu, guhakana, kwanga kuva ku izima kugeza upfuye. Uri inzobere mu macakubiri, uri inzobere muri za gatanya, uri inzobere mu gusinya za gatanya, za divorce, amakimbirane sinakubwira. Dore ko mu mazina ya Shitani n'ubundi yitwa kareganyi, gatanya, diviseur, diabolos, aho Shitani nyine aca, ubundi igice kimwe kikajya hirya ikindi hino, maze agatambukamo hagati, ntibongere guhura bakamera nk'imisozi ibiri itongera guhura na busa. Ngo materanya, ngo divorce, n'andi mazina menshi nawe wamugenera kuri uyu munsi, kuko Shitani nyine ahita abayemo amacakubiri bikaza kurangira ukomeje kunangira. Ngiki cyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu, ayo mashuri yose ugenda wigamo kunangira kugeza ku ndunduro, bityo Imana ukabura yiretse, ukabura yihigitse, ntiyongera kuvugana n'Imana, ukibera umwana wa Sekibi, ukibera umwana wa Nyakibi, nawe ugakora nkawe. Kandi byabanga nyuma yo kubona ishuri rya Yezu na nyuma yo kubona ishuri rya Sekibi, nawe uze guhitamo iryo uherereyemo muri iyi minsi. Maze ku ngingo ya gatatu turebere hamwe uburyo wafindura amayeri ya Shitani. Burya niba ugifite agashashi k'ubukristo, niba hari urumuri ugisigaranye, birashoboka ko wafindura amayeri ya Sekibi, cyane cyane ko nta handi wafindura usibye mu isengesho. No mu isengesho niho Yezu bamutegeye. Yezu ari kwirukana Sekibi nk'uko twabizirikanye, ariko ntabwo atangwa nuko Sekibi nawe ajya gushaka umuvangira. Yamvuga igira iti l'homme propose, Dieu dispose, mais Satan disperse. Ngo umuntu arateganya agategura, ariko Imana niyo yuzuza. Ariko hagati aho Shitani biri aho ngaho irekereje, iri kureba ahantu wagwa kugira ngo igushuke, irebe uburyo yagutanya, dispersion. Mu gihe kwa Yezu ari unité, kwa Sekibi ni dispersion. Kwa Yezu ni ubumwe, kwa Shitani ni iki? Kwa Shitani ni gatanya, diviseur, gushyamirana, gushwana, gukubitana, guhondagurana. Mbese ya mashuri yiwe yo kwa Sekibi. Ese mu Kristo muvandimwe, nyuma yo kureba amashuri uherereye wowe, amayeri ya Sekibi ubasha kuyavumbura? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika, très loin, ngo bishoke ko hari mu butayu aho Sekibi ikunda nanone kwizirika, ngo habaye inama y'amashitani. Ubwo rero wona Shitani nyine mukuru, gatanya, kareganyi, Lusofero niwe wari uyiyoboye. Ngo iyo nama yari igambiriye iki? Ngo iyo nama ingingo yayo remezo yagira giti divorce mu ngo, gatanya mu ngo, nicyo bari kwigaho. Ubwo Shitani itangiye igitekerezo ivuga iti ko abantu bakomeje kugenda bunga ubumwe, bagashyingirwa, abandi bakajya mu bihaye Imana, abandi bagakomeza bagasenga, bakunga ubumwe, bagasabana bameze neza. Twabakorera iki kugira ngo natwe tubone aho dutambuka? Twabigenza dute ko dutsinzwe birangiye? Nuko Shitani rya mbere ngo ravuga riti uriyo icyo twakora se no gutera umugabo cyangwa umugore guca inyuma bashakanye, tuzaba tubatsinze, bazohoka kuri ibyo. Nuko ngo Shitani mukuru yamusubiza iti oya,
dutangiye dutyo bakwihuta ariko bagera hagati bagahita babireka bakabona ko atari byo. Ubwo imigambi yacu ikabira pfubye kuko taho ngaho nyine twazigarura bake gusa. Twabigaro gusa nijoro ariko ku manywa byatugora. Indi shitani ngo iravuga iti oya ahubwo reka tubabe mu mwiryane bahore barwana buri gihe bahore mu ntambara. Nuko shitani iramusubiza iti oya cyo gitekerezo numva kidafashe neza kuko bashaka kurwana ariko bagera imbere bakahura n'ijambo ry'Imana ubwo bakongera bakunga ubumwe. Ubwo tukaba turatsinzwe ku ikubitiro. Nuko nyuma yuko amashitani akomeje gutanga inzira zose bazanyuramo kugira ngo bigarurire abantu maze babimo gatanya divorce, shitani irabirebera abwira iti umva rero dore igitekerezo gishya nungutse kandi kiri buze kudufasha tuzagere kure. Murabizi ko abantu benshi baba bari mu nsengero abandi mu kiliziya ni benshi cyane kandi turabizi abantu bakunda amafaranga ku buryo bwasaze. Mbese bakunda amafaranga nk'uko imbwa ikunda amayezi. Reka rero dushake amasosiyete akomeye cyane, ibigo bikomeye za kampani zikomeye cyane zifite ibifaranga byinshi, tumenemo ibifaranga byinshi cyane, amasosiyasiyo akomeye cyane kugira ngo buri cyumweru igihe abantu bavuye mu misa bahitire mu mimina, bahitire muri koperative, bahitire muri za asosiyasiyo zigambiriye kubateza imbere ku rwego rw'amafaranga kugira ngo cyumweru bajye baza gusenga bihishe inyuma y'amasengesho ariko nanone natwe bakadukora umurimo wacu wo guhura ndetse no kugabura amafaranga menshi cyane. Nuko rero tuzamena amafaranga mu masosiyete menshi cyane bityo baje gusenga baze gutahira kugenda bagabura amafaranga aricyo bari kuvugaho gusa. Ayo mafaranga bizadufasha kwigarura abantu benshi kuko abantu benshi bazaza bakurikiye isengesho ariko nyuma nanone bohoke kuri ibyo twabahaye tubinyujije aho ngaho mu mayeri yacu kuko abantu b'iki gihe ubajyanye nko mu misa babikunda kuko ntago bahita bahishura ko duhari natwe. Nuko rero shitani mu gihe bari gukomeza bajya impaka n'abana bayo, nuko shitani babwira ngo ibintu bitanu bazageraho ku ikubitiro nyuma yuko bamaze gutanga amafaranga nyuma ya misa. Izo nama zikajya ziza nyuma ya misa y'icyumweru. Nuko shitani ngo irababwira iti icyambere tuzakora ni mu myiteguro y'ingo aho tuzaba tubaciye intege kuko umusore cyangwa umukobwa azaza muri aya masosiyete akora ku cyumweru urumva babanje gusenga babanje kujya mu misa. Nuko rero misa nisohoka aze kureba uwo bazashakana amubonere mwaho kuko azibwira ati uyu nguyu arasenga n'umuntu mwiza ntazigera arabukwa ko yari amafaranga yarakurikiye. Nuko nibajya gushinga urugo ntago ruzamara kabiri bazahita basaba gatanya ku ikubitiro cyagihe amafaranga nyine azabashize. Ubwo babe babaye abacu. Imibare nyamwinshi y'abasore n'abakobwa bitegura gushinga urugo bazaba babaye abacu. Abakabiri tuzigarura ku ikubitiro n'umugabo n'umugore basenga kuko bazaza bakurikiye amafaranga nanone birangira igihe amafaranga azashirira bazatangira barwane umwe acinya umundi bakubitane bahondagurane ubundi tubigarure babaye abacu rwa rugo rwabo rusenyuke. Za gatanya ngizo umwe ajya gusaba gatanya urwo rube rurangiye rutyo. Aba gatatu tuzigarurira muri ako kanya nabihaye Imana abiheguriye Imana. Abo ngabo kubera ko ari bazabahagarariye ayo masosiyete abakuru b'ibyo bimina n'abakuru b'ayo matsinda ari bo bayiyobora batanga mu mategeko kubera ko azabagambiye nanone ari mu murongo w'abana b'Imana bari gushaka imibereho. Igihe rero kizagera ya mafaranga tuyisubize akendere abure. Nuko batangire bitane ba mwana, batangire bashwane, batangire batongane, batangire gusebanya, batangire gutukana, banyure mu mashuri yacu nyine. Nuko bizarangira akani wabo umwe agiye iwabo undi agiye iwabo nguko gutima ihamagaro yabo kubera kwivumbura ati kwitana ibisambo kuko nyine basangiye ubusa none bari kwitana ibisambo nyine ati niwo wayajyanye birangire buri wese aretse umuhamagaro we azaba nyine abaye wacu. Aho tuzaba tubonye inzira ikomeye cyane yo gusenya kuko icyo gihe tuzigarura benshi nihagira uwihaye Imana umwe ubwo hariya tuzigarura abantu benshi cyane. Ingaruka ya kane nziza kuri twebwe nuko amafaranga yo mu bimina mu matsinda bagabura ku cyumweru bavugaho ku cyumweru misa isohotse. Urumva misa izabiri kwihuta bamwe ndetse nta nubwo bazumva misa uko bikwiye bazarangira barangiriye mu ikabare. Bamwe barangize mu ikabare basinde abandi bajya mu nzu z'indaya benshi cyane tubigarurire kubera utwo dufaranga nyine.
aba gatanu noneho tuzigarura ku buryo bukomeye ni abana ndetse n'urubyiruko. Ubwo abana bazabona ababyeyi babo bari gushwana za gatanya ngizo, ababyeyi batakibitaho, nuko abana bagatangira bagasubiranamo, bamwe mu muhanda, abandi bakishora mu biyobyabwenge, bakiroga, bakihumanya, nguko gutumura agatabi, buri wese akiyitaho kuko yabuze umwitaho nyine. Nuko Shitani isoza inama n'umwanzuro iti biragoye ko hari uzaducika, kuko muri ibyo biciro byose tuzafata benshi bashoboka, nihasigara bake birabareba, ariko ingamba zacu ni ugufata benshi bashoboka kandi tukabategera aho ngaho ku masengesho, tukabategera ku mafaranga, amasengesho n'amafaranga, kandi bigahurirana, kuko aho Imana yageze, aho Imana yabahamagaye, natwe niho tugomba kwegera kugira ngo tubonereho, kugira ngo tubabonereho. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiyo inama yo kwa Sekibi, inama Shitani yakoresheje. Nawe urebe niba mu rugo rwawe inama ujya ukoresha igera ku myanzuro ifatika. Ese ni imyanzuro yo mu mashuri ya Sekibi cyangwa ni imyanzuro yo mu ishuri rya Yezu? Ese inama wisoza ari gatanya cyangwa isoza ari ubumwe? Ngwifurije amahoro n'ituze, ngwifurije kuguma mu Mana, ngwifurije kuba maso no gukomera ku muhamagaro wa ku butore bwawe, kugira ngo ukomeze kunga ubumwe na Kristo. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyosezi ya Cyangugu.